رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين طه ياسين أول المسلمين أحمد أول ما خلق الله أفصح العرب الرسول المصدد الرسول الرؤوف المدثر المزمل الإمام المتقين الأمي الأمين المنتخب الداعي خير البشير خير البرية حبيب الله الحكيم أبا القاسم المصطفى محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلالة والشك واليقين، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. turi ku munsi w'ibyishimo, umunsi twizihizaho umunsi mukuru w'ivuka ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ndetse n'umwuzukuru wayo Jafar ibn Muhammad alaihi salam. Ukaba ari umunsi wabaye ku wa gatatu tariki ya 17 Rabiul Awwal ku ngengabihe ya Kiyisilamu. Nkaba mboneyeho umwanya wo kubashimira bavandimwe bayisilamu kubwo kuza kwifatanya na Ahlul Bayt muri ibyo byishimo, ndetse no kubifuriza kugira ibihe byiza insha Allah. Ku munsi wa 17 Rabiul Awwal, umwaka witiriwe uw'inzovu, amateka atwereka ko isi yabonye urumuri ruhebuje rwazanye n'ibitangaza, urumuri rwirukanye umwijima w'ubujiji muri Jaziratul Arab, urumuri rw'impuhwe ku batuye isi, urumuri rwahaye umwana w'umukobwa agaciro mu muryango, urumuri rwasenye ibigirwamana byari bitakishijwe Al-Kaaba, inzu ya Allah subhanahu wa ta'ala, urumuri rwashegeshe ibangikanyamana n'ubuhakanyi, urumuri rwazimije umuriro w'abamajusi b'abaperise wari umaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi usengwa kandi waka. Kuri uwo munsi kandi nibwo iduwa ya Nabiyullah Ibrahim alayhi salam yasubijwe nyuma y'imyaka ibarirwa mu bihumbi, ubwo we n'umuhungu we Nabi Ismail alayhi salam bari bashoje umurimo wo kubaka Al-Kaaba, maze bagasoma iduwa bagira bati: Nyagasani, abantu bo kuri ubu butaka uzaboherezemo intumwa ibaturutsemo, basomera imirongo yawe, ibigishe igitabo n'ubugenge, kandi ibezi batunganye. Mu by'ukuri wowe uri nyiricyubahiro, nyir'ubugenge buhambaye. Suratul Baqara aya y'ijana na 29. Bismillahir Rahmanir Rahim. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. umunsi nk'uwo kandi nanone nibwo ubuhanuzi bw'intumwa y'Imana Isa ibn Maryam alayhi salam bwasohoye, ubwo yagiraga ati: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ngo yemwe bene Isirayeli, mu by'ukuri nge ndi intumwa y'Imana yaboherejweho shimangira ibyambanjirije muri Taurati, kandi nkabahishurira inkuru nziza y'umuhanuzi uzaza nyuma yanjye uzaba yitwa Ahmad. Suratu Saf aya ya 6. ni umunsi wavutseho uwo tuzi kandi tumenyereye ku mazina n'ibisingizo nka rahmatun lil alamin, khatamul anbiya wal mursalin, Taha, Yasin, awwalul muslimin, Ahmad, awwal ma khalaqa Allah, afsahul arab, الرسول المصدد، الرسول الرؤوف، المدثر المزمل، الإمام المتقين، الأمي، الأمين المنتخب، الداعي، خير البشير، خير البرية، حبيب الله الحكيم، أبا القاسم المصطفى محمد بن عبد الله. umunsi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yavutseho rero ni umunsi utavugwaho rumwe n'abayisilamu bose mu buryo bumwe. Ku munsi nyirizina yavutseho ndetse no ku bijyanye no kwizihiza uwo munsi, abasuni bemeza ko yavutse ku itariki ya 12 Rabiul Awwal, naho abashiya twe tukemera ko intumwa y'Imana yavutse tariki ya 17 Rabiul Awwal. Umwaka wo ntugibwaho impaka, ni umwaka wari waritiriwe uw'inzovu bitewe n'igitero cyari kimaze iminsi kigabwa i Makka aho yavukiye. Icyo gitero rero cyari cyagabwe n'umwami wa Habash witwaga Abraha, abarwanyi be bakaba baragenderaga ku nzovu. Uwo mwaka rero bituma bawita umwaka w'inzovu, kuko ubwo ari bwo buryo bakoreshaga babara imyaka, babaraga bagendeye ku kintu runaka cy'ingenzi cyabayeho, bakavuga bati mu mwaka igitero cy'inzovu cyabayemo, cyangwa se bati nyuma y'imyaka 2, nyuma y'imyaka 3, cyangwa mbere y'imyaka 2 igitero cy'inzovu kibayeho. Abayisilamu b'abashiya rero bizihiza umunsi w'isabukuru y'amavuko y'intumwa y'Imana ku itariki ya 17 Rabiul Awwal, naho bamwe mu basuni bakawizihiza ku itariki ya 12 Rabiul Awwal, mu gihe ikindi gice cy'abayisilamu bo banavuga ko biziririjwe kwizihiza iminsi mikuru nk'iyo ngiyo. Ntabwo nshaka kugira uruhande na rumwe mvugira cyangwa se ngo vuge ko ruvuga ukuri ruriya rukaba ruvuga ikinyoma, ahubwo icyo nshaka kuvuga ni uko kutavuga rumwe kuri izi ngingo bidakwiye kuba intandaro n'impamvu y'amahane, amacakubiri n'inzangano hagati y'abayisilamu, kuko ubuyisilamu duhuriyeho ari ubuyisilamu buhamagarira abantu ubumwe ndetse no gukorera hamwe. Ibyo bikaba bigaragara mu bikorwa bimwe na bimwe by'ingenzi mu idini yacu, amasengesho y'imbaga, hijja ndetse n'ibindi. Tugarutse kandi ku gihe cy'intumwa ubwayo, dusanga akigera i Madina ikintu cya mbere yakoze ari ukunga ubumwe hagati ya Ansar na Muhajirin, akabakoresha amasezerano y'ubuvandimwe, ndetse yewe uwo mujyi yawubanagamo n'abayahudi batari bahuje nawe ukwemera. Ibi rero biratugaragariza ko kutavuga rumwe ku ngingo runaka bidakwiye kuturyanisha no kutwanganisha, ahubwo dukwiye kubyubahanira, buri wese akanyemenya imbago z'imyemerere ye kandi akirinda kubangamira abandi. Uretse ibitangaza byabaye ku munsi w'intumwa y'Imana yavutseho twakomojeho tugitangira, cyo kimwe n'izindi ntumwa z'Imana, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yakoze ibitangaza byinshi mu bihe bitandukanye, yamaze akora umurimo we wo kwigisha ubuyisilamu.
umuhanuzi uturutse ku Mana wese agomba gukora ibitangaza kugira ngo atandukane n'abahanuzi b'ibinyoma. Agomba gukora ibikorwa bidasanzwe kandi bidashoborwa n'abandi bantu bose, ndetse akanabahamagarira gukora ikintu nk'icyo bakakinanirwa. Ibyo nibyo twita igitangaza muri Islam. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakoze ibitangaza bibarirwa mu gihumbi, ariko reka tuvuge ibishoboka mu mwanya wacu muto insha Allah. Intambara ya Badr ni intambara yahuje abayisilamu n'ababangikanyamana b'i Makka mu mwaka wa 2 Hijriya. Abayisilamu bari abantu bagera kuri 313, naho abashirikina b'i Makka bageraga kuri 950, ndetse banafite inyamaswa zigenderwaho zigera ku 100, mu gihe abayisilamu bo bari bafite 2 gusa. Nubwo bwose abayisilamu bari bake nta n'ibikoresho bihagije bafite, babashije gutsinda iyo ntambara. Mu byabafashije gutsinda harimo n'igitangaza cyakozwe n'intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana ngo yabwiye Ali ibn Abi Talib alayhi salam ati yora umucanga umpereze. Ali abikora atyo, maze intumwa y'Imana ifata wa mucanga iwunaga mu barwanyi b'ababangikanyamana, maze uwo mucanga wuzuye ikiganza kimwe gusa uhuma amaso b'abarwanyi bose uko bari 950. Umurongo wa 17 muri suratul Anfal uvuga kuri iki gitangaza, aho Allah agira ati ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ونانubwo ari wowe Muhammad wateye umucanga ubwo wawuteraga, ahubwo ni Allah wawuteye awukwiza mu bakurwanyaga, kugira ngo agerageze abemeramana akoresheje ikigeragezo cyiza. Mu by'ukuri Allah ni uwumva umumenyi uhebuje. Shaqul qamar cyangwa se gutandukanya ukwezi ni ikindi gitangaza intumwa y'Imana yakoze mu ntangiriro z'Ubuyisilamu, ubwo bahakanyi bamugishaga impaka bahakana ukuba intumwa y'Imana kwe. Yatunze urutoki ukwezi guhita kwigabanyamo 2 kurongera kurasubirana. Iki gikorwa nacyo kigaragara muri Qur'an mu mirongo ya mbere ya suratul Qamar. Raddu shamsi cyangwa se gusubiza inyuma izuba nacyo ni ikindi gitangaza intumwa y'Imana yakoze, ubwo izuba ryari rirenze umuvandimwe n'umusahaba we w'imena Ali ibn Abi Talib alayhi salam, atari yakora isengesho rye ryo ku manywa, maze intumwa itegeka izuba rigarikwa inyuma. Ali alayhi salam asenga isengesho rye mu gihe cyaryo ritamucitse. Muhammad Baqir Majlisi yanditse igitabo akita Biharul Anwar. Muri icyo gitabo harimo hadisi ivuga ku mwarabu wo mu bwoko bwa Bani Salim wazi intumwa y'Imana afite icyugu mu mwenda we, maze abwira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ati sinshobora kukwemera kiretse iki cyugu kikwemeye. Maze intumwa y'Imana ibaza cya cyugu iti yewe wa cyugu we, jewe ndinde? Nuko icyugu kiti uri intumwa y'Imana kandi uheruka intumwa n'abahanuzi. Yaratsinze uwakwemeye kandi yarahombye uwaguhakanye. Wa mugabo amaze kubyumva ahita avuga ati ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah. Ndetse abwiriza abantu bo mu bwoko bwe bagera ku 1000 bahita bemera kuba abayisilamu. Ntabwo rero twasoza tudakomoje no kuri imamu wacu wa gatandatu Aba Abdillah as-Sadiq al-Barr al-Amin
Jafar ibn Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi, kuko nawe yavutse ku itariki ya 17 Rabiul Awwal nk'iyo sekuru intumwa y'Imana yavutseho. We yavutse mu mwaka wa 83 Hijriya. Imam Sadiq alayhi salam yakoze inshingano z'ubuimamu mu gihe kingana n'imyaka 34, kandi akora akazi katoroshye mu kwamamaza no gukwirakwiza inyigisho z'ubuyisilamu. Kandi ntabwo ibyo yabikoze mu gice cy'abashia gusa, ahubwo no ku ruhande rw'abasuni yakoze akazi katoroshye, kugeza ubwo bamwe mu bikomerezwa binakurikirwa na benshi mu basuni bize ubumenyi kandi bwabagize abo babaye bo kuri Imam Sadiq alayhi salatu wassalam. Nka Abu Hanifa Nu'man ukurikirwa n'abatari bake muri fiqhi, yabaye umunyeshuri wa Imam Sadiq alayhi salam igihe kingana n'imyaka 2. Abu Hanifa ubwe we yaravuze ati laula sanatan la halaka Nu'man, ati iyo hatabaho imyaka 2 Nu'man yajyaga kurimbuka. Aha yavugaga imyaka 2 yize kuri Imam Sadiq alayhi salam. Imam Jafar Sadiq alayhi salam yaravuze ati ahabbu ikhwani ilayya man ahda ilayya uyubi, ati umuvandimwe ukunzwe kurusha abandi imbere yanjye ni wa wundi umbwira inenge zanjye. Nibyo koko rero natwe twakungukiye ku bumenyi bwa Imam Sadiq alayhi salam, dushyira mu ngiro ibiri muri iyi hadithi, aho kuvuga inenge z'umuvandimwe adahari. Ni byiza ko wazimwibwirira ubwe akabasha no kuba yakwikosora aho bishoboka. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.